ndabasuje mwese bakunzi ba Team TV. Yesu ashimwe, Kristo yazakuzwe. Muraho muri amahoro. Nejejwe no kongera kugaruka hano imbere yanyu. N'undi munsi Imana yatugeneye kugira ngo twongere kuvugana, twongere gusabana, twongere kugirana inama, twongere kuremana umutima, twongere. Rero aha ni kuri ya channel izwi nka Team TV. Ngira ngo abenshi bamaze kuyimenya, akaba atarayimenya ni Team TV. Nanjye uri imbere yanyu nitwa Umuganwa Jolie, nkaba ndi umushumba, ariko nanone nkaba narasobanukiwe yuko utaha umushumba gusa ukwiye hano kwigisha, cyangwa ukaba umuvugabutumwa, cyangwa ukaba umushumba, cyangwa ariko na hano naho uri bize ubamba amahema kugira ngo bize kugenda neza impande zombi. Rero ndibaza ko kubanzi turamenyeranye no kubatanzi, ndibaza ko ubwo tumenyanye. Reka rero dushime Imana yo yaturinze yatumye tujyumira ku mukabazima tubone kuganira. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe, uburinzi bwawe, ineza yawe kuri twe ibihe byose uhabwa icyubahiro. Turagushimye uwera wa Israheli, turagushimye Mana yacu, turagushimye Mana y'urukundo, turagushimye Mana ishobora byose, tugushimye ko baraturinze, baraturwanira ukadutsindishiriza, barabanye natwe hirya no hino. Ni ukuri Mwami w'abami, muri byose turavuga ngo habwe icyubahiro. Rero umunsi wa none nyaguhara ku ngoma, n'undi munsi waturemeye kugira ngo tunezererwemo. Ni umunsi tuvuga kugira neza ko tuvuga ibyiza byawe, tuvuga imbabazi n'ubuntu bwawe kuri twebwe. Ni umunsi twongeye kurata kubaho kwawe muri twebwe. Shimwe himbazwe rero kuri kumwe natwe. Rero Mwami, umwanya ndi bumare hano ndawukuragishe, mushyize mu biganza byawe. Ndakunyuze kugira ngo abe ari wowe ugaragara, abe ari wowe wumvikana, abe ari wowe uganira n'ubwoko bwawe, kuko jye ku bwanjye nta na kimwe nakwishoboza, nta n'icyo nabamarira, ko ndi umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso. Ariko wowe muri jyewe uganze, mvuga icyo wavuze, icyo wahisemo kuvuga, nkora icyo wahisemo gukora, kandi ubwoko bwawe hirya no hino Mwami ubugire neza kugira ngo icyo ndivugira aha ko ari wowe uvuze kibagire umumaro. Habwe icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Uyu munsi rero nk'uko nababwiye n'undi munsi mwiza, ni umunsi ariko uwo twese tuba tuzi ngo uko umunsi uje uzana n'ibyawo. Ni umunsi uba ari mwiza ku bameze neza, ni umunsi uba ari mubi nanone ku bafite ibibazo. Uko niba umuntu ashonje, niba umuntu yabuze uwo yakundaga, niba umuntu ari mu gihe nk'iki ngiki dukomeje kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse n'imbere yaho hose, mbese muri make urya munsi ujyana n'ikiriho na nyiracyo ibyo yahuriyemo nawo. Abo bose rero ntabwo tubirengagiza ngo tuvuge ni umunsi mwiza gusa, ariko namwe turabazirikana tukavuga ngo Uwiteka wenyine niwe wabahumuriza, niwe wagira ijambo ry'ihumura babwira. Ariko nanjye nababwira ngo muhumure cyane cyane abafite ababo bazize uko bavutse, bazize uko baremwe. Ni ukuri muhumure, dushima Imana yuko batapfiriye gushira nk'uko umwanzi yabyifuzaga, ariko Uwiteka yarahabaye. Ni ukuri habaho urokoka. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabahumuriza mbabwira Imana ibakomeze, Imana ihumurize umutima wanyu. Ni ukuri ni ibihe biba bitoroshye, ariko nanone Uwiteka yagiriye neza akaba yararokotse akaba ariho. Ni ukuri reka mbabwira nta mpamvu utamushima, ukavuga uti byarashobokaga ko twese dupfira gushira, kuko hari n'imiryango yazimye mu by'ukuri, ariko wowe washoboye kurokoka. Wumve kuri wowe ko ufite impamvu yo gushima Imana, kandi ufite impamvu yo kunezererwa ko uriho. Niyo mpamvu nkunda iyi mvugo yacu ivuga ngo twibuke abacu ariko tuniyubaka. Ntiwibuke ngo uheranwe n'agahinda, ubabare, ahubwo habe havamo kwiyica, ahubwo habe havamo kwihemukira, ahubwo habe havamo kutigira oya. Tubibuka abacu ariko nanone twiyubaka. Imana rero ibaho umugisha kandi ishimwe ko ibakomeje.
Rero niho aha ngaho nagira ngo tuganire ko ni ibihe bitoroshye, ariko nanone nagira ngo uyu munsi nganire n'abanyeshuri. Abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri, abanyeshuri bavuye nyine muri ibi bihe bikomeye ndetse banabikomeje kuko ni ibihe bitoroshye. Abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri kugira ngo bongere nyine bakomeze amasomo yabo, nibongera ngo uyu munsi tuganire nabo. Umunyeshuri rero ndagusuhuje aho uri hose, nkwifuriza ineza y'Imana kukuganza, nkwifuriza amahoro y'Imana kukuganza. Nagira ngo mbanze nkubaze, si ikiruhuko wowe cyakugendekeye giti? Wahuye na bintu ki mu kiruhuko? Ni ibyiza, ni ibibi, ni amahoro, ni ibibazo, ni ibyago, ni umunezero, ni ibyishimo, ni akababaro, ni iki? Ikiruhuko cyawe wagikoresheje ute? Wagikoreyemo Imana? Wagikoreyemo amarorerwa se? Wagikoreyemo ibyiza? Wagikoreyemo ibibi? Ikiruhuko cyawe wacyitwayemo uti? Ese wowe ukigira amahirwe yo kugira ababyeyi warabubashye, wababaye bugufi, wababaye hafi, wagendeye mu bushake bwabo, cyangwa wabigometseho ukora ibyo ushatse uravuga uti ni ikiruhuko, ngize amahirwe nje mu kiruhuko, reka nanjye nidegembye, hariya tuba dukingiranye turi indani aho tutahava, reka nanjye ubu ngubu noneho nibohore. Ese byakugendekeye biti? Witwaye ute muri iki kiruhuko? Ikiruhuko cyawe nubwo ari ibyumweru nka 2, ese wabibyaje umusaruro mwiza cyangwa wabibyaje umusaruro mubi? Kuko yose iyo misaruro irahaba. Iyo ukoze ikibi nyine umusaruro wacyo ni ibibi, wakora ibyiza umusaruro wabyo nabyo ni byiza. Rero ikiruhuko cyawe munyeshuri wacyitwaye mute? Witwaye ute? Hanyuma ukuyemo iki? Mu kiruhuko rero iyo abanyeshuri bakijemo, hari abajya mu rugo nyine bakaba abana, bagakora imirimo y'abana, bakumvira ababyeyi babo, bagakurikiza ibyo ababyeyi bababwiye. Hari abakizamo akaba abonye umwanya wo kwidegembya no kwikorera ibyo ashaka, nuko niba ari umukobwa akajya mu basore, niba ari umusore akajya mu nkumi, niba ari uwari ufite umushinga muri wo kwiba akajya kwiba. Ariko nanone ugasanga abana beza bazima bafite umuco muzima, akaza akavuga ati niwo mwanya mbonye, akajya ku rusengero ku cyumweru, yenda n'indi minsi bibaye ngombwa, indi minsi agacikanyira akaba mu rugo, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, agakurikiza gahunda z'ababyeyi bamugeneye. Wowe munyeshuri wabaye mu kiruhuko wacyitwaye muti? Usubiranye ku ishuri se, umutima umeze gute? Usubiranyeyo umutima ugiye kujya kwiga ugafata ibyo ugiye kwiga? Usubiranyeyo umutima utuje? Usubiranyeyo umutima unyuzwe? Usubiranyeyo umutima uri ready to study? Umutima wawe ugiye umeze gute? Hari ushobora kuba yaraje mu kiruhuko, yasubirayo agasubirayo yabuze uwo yakundaga, yasubirayo agasubirayo yagize ibibazo runaka. Ndaguhumuriza kandi nkugira inama ngo Imana ni byose, Imana ni byose, kuyizera. Wowe uyizera, uyipfukame imbere, urasubirayo kandi uba amahoro, kandi uzige kandi ufate, uwima amatwi cyane ibyo umwanzi Satani akomeza kukubwira ngo ntabwo n'ubundi se urajya ku ishuri gukora iki? Mugenzi wawe mwanganaga ko ejo bundi yapfuye arwaye umutwe gusa agapfa, cyangwa yasinziriye gusa agapfa, wowe ubundi mbese urigira iki? Oya, ima amatwi Satani ukubwira ibyo biganiro n'ibindi nkabyo by'amafuti bitagufitiye umumaro. Ahubwo reba ibyo byose byo wabonye byari bikuzengurutse bitari byiza, uvuga uti jyewe rero reka mfukame, ujye imbere y'Imana uyisabe uti data dore ngiye kujya ku ishuri, urugendo rwanjye ni wowe ndwikoreje, kubaho kwanjye ko hariya ni wowe nkwikoreje, amasomo nzahigira ni wowe uyazi, ndetse mbere y'uko nyamenya ndayakwikoreje. Uzareba Uwiteka azakubera byose, azakubera umujyanama, azakuba hafi, ntacyo uzamuburana. Rero hari babandi bagiye kugenda pe umutima wabo uguwe neza. Imana yo mu ijuru ishimwe, nugerayo uzagende nanone ushima Imana. Na mbere y'uko ugenda ujye ku rusengero ushima Imana, uvuga uti wa Mana warakoze, wabanye nanjye mu kiruhuko, nabayeho neza, nashoboye kumvira ababyeyi, ngiye nta muvumo w'ababyeyi njyanye, ngiye nta kumbwira nabi kubera ko ntabumviye cyane nitwaye nabi. Warakoze Mana, niwe wanshoboje, jye ku bwanjye ntabwo nari gushobora.
wumve wuzuye amashimwe kandi ntumve wikoma ku gituza ngo gese ngo abangaba ngo ni Imana yagushoboje, ntabwo ku bwawe wabyishoboza. Rero ndababwira ngo mugiye gusubira ku ishuri, mugiye gusubira mu masomo, ndagira ngo mbagire inama mugende muzi uko mugiye kugera. Twese abashoboye guca mu ishuri twaciyemo, nagira ngo mbagire inama. Najyaga njya kujya ku ishuri nkabanza nkafata uwo mwanya natekereza harya muri kiruhuko nakoze iki, noneho abo bube bazana na za devoir. Wa munyeshuri washoboye gukora homework neza baguhaye, usubiyeyo wumva ufite ishema yuko ibisubizo ibi bibazo byose baguhaye byabonye ibisubizo. Hari ababa barahawe za coursework, ibintu byinshi nk'ibyo, wa munyeshuri arabyubahirije. Niba utarabyubahirije ikubita agashyi ubyubahirize, ujye kujya hariya. Ari ababyeyi buvuye mu maboko, usanze abandi babyeyi bo ku ishuri bumve baguwe neza, bafite umutima mwiza yuko wihaye, washoboye kubahiriza inshingano zo wahawe n'ababyeyi bahariya ku ishuri, bakurerera ku ishuri. Nibwo uzagenda wumva wemye, wumva nta kibazo. Ibyo rero binagufasha kugira ngo wo kurangara cyane mu kiruhuko, bigufasha no gusubirayo ukaba ukiri ku murongo, ukaba ugishobora kuba amasomo ukiyumva neza. Nawe wagiye waryamye, wagiye mu yindi mirimo gusa urangije itereriyo, gusubirayo busa n'utangiye bundi bushya ntabwo bipfa koroha. Wowe wabukoze, bravo 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 bravo. Wowe utabikoze ikubita agashyi muri iyi minsi isigaye, ushobore kuba wagira gute, ushobore kuba wabikora. Ibyo nugerayo abarimu bazakunezererwe, natwe n'ahangaha duhabwe reporting nk'ababyeyi cyangwa raporo, cyangwa se duhabwe ubutumwa buvuga ngo uyu mwana yitwaye neza, turamubashimiye kuko agarutse nta birarane by'amasomo azanye cyangwa by'umukoro twamuhaye. Ni ukuri bizatunezeza yemwe bana. Rero najyaga njya kujyayo, noneho njya nkareba se ntwaye iki. Umunyeshuri ushobora kuba ugiye kujya gusubira ku ishuri nta minerivare ubona ihari, ariko ndagukomeza ndababwira ngo data nta kimunanira, no ku munota wa nyuma arakora. Wumva ufite kwizera muri wowe ko Imana iza kugucira inzira ukabona minerivare. Nabonye ukuboko kw'Imana, narakubonye niga, ndakuremamo ibyiringiro. Wumve wizeye ko Imana iza kugucira inzira hitari. Wowe yese yenda wabwiwe uti tufite minerivare gusa nta kandi ko ku ruhande, nabyo nabonye ukuboko kw'Imana. Najyaga njya kujya ku ishuri mfite amafaranga 500 y'amanyarwanda ansubiza ku ishuri gusa, ariko ukuboko kw'Imana kwambayeho, ya 500 nkayafata nkayahamagaza ababyeyi babiri Uwiteka yari yarampaye. Imana yo mu ijuru iha umugisha ukiriho ndetse uwatashye. Imana yo mu ijuru inkundira ibe yaramutuje heza kuko yangiriye neza. Imirimo myiza yakoze yonzi myinshi itandukanye, Imana yo mu ijuru ni ukuri igiye imwitura. Mzee Kazimiri sinjya ntinya no kumuvuga, ni umubyeyi wambereye umubyeyi. Imana yo mu ijuru imutuza heza, nizeye ko yamutuje heza. Abahamagara bakampa cya kindi cyo nari nabuze, numvaga yuko ngiye kujya ku ishuri ntafite, Uwiteka kandemera abaciyemo. Nawe ndakure mu mutima ngo data arashoboye, nta kimunanira. Ashobora gushyira inzira hitari, ukabona umuntu yakubwiye atakiri 10,000 mwana wanjye uzanywe fanta, nawe akiri 5,000, ukaza ugasanga cya kindi cyo wari wabuze data arakiguhaye. Wowe ushobora kuba ufite byose rero ukaba ugiye gusubira ku ishuri, shima Imana ko Uwiteka yakugiriye neza. Icya kabiri, umenye yuko iyo neza data yakugiriye ntabwo ari yo kugira ngo nugera ku ishuri urangare, kubera ko ababyeyi barafite barishoboye, n'ejo bundi rya shuri urihagaritse wakomeza mu mishinga y'ababyeyi bawe. No, mu by'ukuri reka nkubwire ngo wowe ubwawe ukwiye kumenya kuba umugabo ubwawe ni nonaha, kuba umugore w'icyitegererezo ni nonaha. Ibyo ukora uko witwara nonaha nibyo bizakugira uzaba we ejo. Iyo witwaye nabi mu bya bindi byo ufite Uwiteka yaguhaye, ndakubwiza ukuri ngo uzakomerezaho, uzisanga ariko wamye na bizinesi z'ababyeyi bawe zizaza ejo zikunanire. Ndakugira inama rero ngo niba ugira amahirwe wowe ukaba ufite byose, pfukamushima Imana, nanze uvuga uti Imana rero nk'ubwenge bwo kugira ngo nshobore kumenya uko nitwara, dore ibintu byose ndabifite, ariko nanone ntabwo byose naza ariko byangirira neza. Njya numva bavuga ngo too much of anything is always bad. Hari aho waba byinshi ibyo ufite byiza bishobora kuzakuviramo kwangirika, bishobora kuzakuviramo
kutaba umuntu w'umumaro ejo hazaza, ariko Uwiteka yagushoboza. Musaba ubwenge kugira ngo azagushoboze uzabe umunyeshuri ushimwa n'ababyeyi, ushimwa n'Imana, ushimwa n'abarimu, ube icyitegererezo n'ejo hawe hazabe heza. Mu myambarire banyeshuri ndongera kubibutsa, mu kiruhuko ntabwo nzi uko wambaye, ntabwo twaganiriye, ariko uriyizi. Rero ushobora kuba ugiye gukuraho iyo spirit ukajya kwitwara ku ishuri, ejo bundi bakakwirukana kubera kwambara nabi, ejo bundi bakakwirukana kubera imisatsi, ejo bundi bakakwirukana kubera ko hari ibintu byaje. Ushobora kwifuza kugira utyo umusatsi kandi mu by'ukuri ikigo kitabikunze. Ushobora kwifuza kwambara mini, ikigo kitabishaka. Ushobora kwifuza kwambara bya yindi n'abonye babyita ndemaye, usanga ijipo cyangwa ipantaro byenda kugwa hasi, ahari ikigo kitabishaka. Umunyeshuri ndakugira inama, ntuzatera agahinda uwo mubyeyi. Ahari yenda iyo minerivare yayikuye mu menyo ya rubamba, arayirekura, arara ubusa yifunga umweko, ariko bije kuvamo yuko ugeze no ku ishuri barakwirukanye, ndetse baravuga ati nta n'imbabazi twamuha. Wa mubyeyi ugiye kumutera agahinda gatuma ajya gushakira amafaranga aho atari bubone kugira ngo agushyire ku rindi shuri. Uramenye munyeshuri, ugenda umvuye ko ugiye ku ishuri, ujyane imico myiza, ujyane kwitwara neza, bizatuma no kwiga bikorohera. Uyu munsi igihe numvaga nkeneye rwose kuganira nawe. Imyambarire yawe, imivugire yawe, uko usa, ibyo ukora byose uyu munsi wa none umenye ngo nibyo birema ejo hawe. Wa wundi wuca imbere wambaye nabi, wa wundi wuca imbere urwana, wa wundi wuca imbere usa nabi, ahari ejo niwe uzahura nawe ku ntebe ari wowe wakaguhaye akazi. Ese yenda naho wavuga uti nzihimbira, ejo niwe uzahura nawe wakaguhaye cya kiraka kuko warihimbirije rwiyemezamirimo, akikwimira imyitwarire yawe. Yego guhinduka kubaho, ariko hari ujya ukurebera muri past akavuga ati iki cyana ngiheruka ntacyo kiri cyo ari cyo ntazi, sinzi niba ubu ngubu yarahindutse ku buryo yagira icyamara. Munyeshuri wowe kabyara, ihangane ugire izina ryiza, ugira izina ryiza imbere y'umubyeyi wawe, ugira izina ryiza ko uhuye nawe, ugira izina ryiza mu banyeshuri bagenzi bawe, ube icyitegererezo. Byagutwara iki kuba icyitegererezo cyiza? Rero Uwiteka abane namwe, urugendo rwanyu muzagende neza, Imana ibarinde, mugere ku ishuri amahoro. Imana izabacira inzira abadafite minerivare, Imana ibacira inzira abadafite aja de poshe, Imana ibacira inzira abo bose badafite uko bumva ibintu bitashobokaga, ibacira inzira mubone bishoboka. Ubwenge, mbasengeye ubwenge kugira ngo Imana ibahe ubwenge. Kwari ubu ufite byose ibyo minerivare, pocket money and everything, wagera ku ishuri bikanga pe. N'ubundi rero ndakubwira ngo data wenyine n'ubundi niwe utanga ubwenge, kandi ubwenge butanzwe n'Imana nibwo bwenge bwa nyakuri. Rero ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza kuziga mu gatsinda, ndabifuriza kuzagira ubwenge, ndabifuriza kuzaba icyitegererezo mu bana bose. Ubwenge butangwa n'Imana ni ukuri, ndakubwiza ukuri ngo nta bundi bwabusimbura. Nuyihamagara rero izabuguha, ndahamye neza yuko itazagutererana. Rero Uwiteka abagirire neza, Uwiteka ababere byose muri byose, abashoboze, muzagaruke muri abana bashimwa. Abajya hanze y'igihugu ni ukuri mwitware neza, mureke kugeraho ngo ubone ngo nta mubyeyi ndeba, nta muvandimwe ndeba, bituma ujya mu biyobyabwenge, bitumye ukora ingeso zidahwitse, nuko ejo tuzakorwe n'isoni nka bene wanyu cyangwa nk'igihugu cyangwa. Ubwo rero mbagiriye iyo nama, mbabwira ngo udafite Yesu muri we, reka mbabwire, ubundi umwana ufite Yesu muri we niwe ukura neza. Jye namumenye afite imyaka 10, yarandinza mbera byose, yarandwaniriye, arantsindishiriza kugera uyu munsi. Niyo mpamvu ndi umuhamye yuko ashobora byose mu myaka yo mubona afite. Rero Uwiteka abashoboze, abahire. Ni ukuri nimujya ku ishuri ubwiza bw'Imana buzababeho, igitinyiro cy'Imana ndetse n'igikundiro cyayo kibabeho, muzacyure intsinzi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka rero dusenge, hanyuma kugira ngo Uwiteka azabane namwe mu rugendo kandi azabane namwe ku mashuri, muzagaruka amahoro, natwe tuyishime. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro kubwo uyu mwanya tugize hano. Uyu mwanya wera wa Isiraheli, nawe ugusabye kugira ngo abare uganira n'abana bawe. Umunsi twaganiriye n'abanyeshuri, tuzi ko ariwe mujyanama mukuru. Mwami turakunyuze kugira ngo babere umujyanama, ubabe hafi, Mwami w'abami, guhera n'ubu ngubu
kugeza n'iteka ryose. Baganirize dore bagiye gusubira ku ishuri, bagire imigambi n'imigabo yo basetinga kugira ngo bashobore kuzava ku ishuri bacyuye iminyago, bazave ku ishuri bacyuye intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi bihera ubu ngubu ibyo yari bugambiriye umunsi ni nabyo azakora ku ishuri. Uwari ugambiriye ibitari byiza hindukiza ubwenge bwe mu izina rya Yesu Kristo agambira ibyiza. Reka ubwiza bwawe bumubeho, reka ubwenge bwawe utanga abe ari bwo bumuganza. Ubwenge bwawe tuzi neza ko butugira inama ikora ibyiza, nta na kimwe kibi gishobora kuva mu bwenge bwo watanze. Hereza buri mwana wese ubwenge ndakwinjize mwami w'abami, kugira ngo amasomo yiga aze amugirire akamaro. Reka buri munyeshuri mwami wari ubuze minerivare ndakwinjize kugira ngo umucire inzira, wari ubuze pocket money mwami umucire inzira, wari ubuze ishuri mwami umushyirire inzira, wari ubuze imyambaro cyane ikindi mwami umucire inzira. Nzi ko ushobora byose, ndi umuhamya, narakubonye, nabonye ungirira neza mwami. Ni nayo mpamvu mbizereye yuko bishoboka nabo ukabagira neza nk'uko wangiriye neza. Umugisha bano banyeshuri, umugisha hano barimu, reka mwami kubahuza kwawe bazaberana umugisha mwami w'abami ndakwinjiza nafite ubugarukiro. Nuko hazagire rimwe twakire ubuhamya yuko ikiganiro cya none cyamugiriye umumaro, cyamukozeho, kikagira inama kimugira kandi kikagira naho kimukura naho kimugeza. Tuguhaye icyubahiro kugiye gukomeza kubana nabo, uzajyana nabo ukabageza ku ishuri amahoro. Impanuka turazanze mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinjiza kugira ngo uzabere byose muri byose, nibagaruka bazaze dushima izina ryawe kubera imirimo n'ibitangaza wadukoreye kuri bo. Cyane kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.